ikaze mabuja subira mu gikari wacu kugisa kigo Babarira amarembwe ntihazagira umuhungu njya hejuru. Niyo mpamvu nge Kamariza ntabaho nafitisha cye ku ruhande. Reka nkubwire ngiye gitifu kimomo. Nambe ngiye kukwereka ukuntu ndi serious. Ngiye kujya ndisha ifi nkoko. Mbanoga kwa butogo. Kuva naba niwe mwiyamagambo kandi ngongana gutya. Uzambera umugore. Urakoze cyane mukobwa mwiza. Ukesheje utaheruka no kuza mu kazi. Yego, akazi ngenda gakora. Akazi ngahora. Kora ese ko nakikona muri biro. Muri biro? Aho uri hose akaruzo gakora. Ukorera hese? Umuntu ndi muri konje. Baguhaye rya sikomeruka abakozi twese duhererwa konje rimwe ziba zisinye rimwe. Baguhaye konje rya. Na kimomo. Kiki? Kimomo boss. Kuri misi niwe turi kumwe. Mana, ngonde. Kimomo. Kureba kimomo. Ariko ntago ari kimomo boss. Boss. Uzi boss. Umunsi cyaje akazi ko umunsi karatwa. Yo yawe seka. Ni ukuri karazi kuko birashimishije. Muryamanye inshuro zingahe? Inshuro ntago ari ngombwa ko zimenya. Ariko zirahari. Kuko nakazi kandi. Ariko zirahari. Oya. Ese nabyo bisinye muri contract cyane nabyo urabihemberwa. Ntabwo bikureba. Ako nakazi kanje nkora. Ntakorana na boss. Kamubwiza kubirera. Uzamubaza ati mabengeze yageze agera iwawe. Nakubwira ko nahageze. Uzamubaza ibyabaye. Kumva neza ikiri bubikubwira. Ese mukora gute mu rugo abana umugore we baba hari? Nta mugore afite. Umugore kimumagira umugore. Iryo ni ishyari. Biriya byantwaro ahurwizinze kuriya kuri ubona ameze nk'uwihebye yabuzwa n'iki kuba afite umugore. Ako kimamura muzi. Genda giyeyo banzureke mbanze nguhe amakuru meza. Urukumva neza. Amakuru yawe nshaka. Kamanze nyaguhe uzakunanire nyuma urukumva neza. Uzabimenye nanabikubwiye. Je nagiye urukumva. Iyo wanze no kungufashira nikateye. Nagiye kubona mbona umugore urubyaro abakozi bose barinjye. Nene ntari umusore. Urukumva. Mujye mureka ibintu nk'ibyo ngibyo mujye mureka gusebanya. Gusebya boss. Reka nkubwize ukuri. Baravuga ngo inkende iri bupfe bitibinyerera byose. Uzamubura ubura akazi ubinzererezi. Akazi ndagafite nabyo. Nesikare wakaguhaye nibamara kumufata bakamwirukana. Eno mufata. Urani kizigenza. Aravuga ari kijyana. Gutekereza. Ni nako bimeze naga ari. Ngiye kugenda mbibwira office yose. Ukumva neza. Watinze. Ngiye nintabivuga cyangwa muteza abantu abandi bazabivuga ndabizi neza. Nta uzabivuga uretse mwe mwigize abanyamunwa. Usibye nawe n'utwana tugira ngaki momo ntago babarira. Iryo ni ishyari. Iryo ni ishyari. Umva uzambwira cyakora genda. Oya mujye mugabanya ubushinzi. Ugire ibihe byiza. Tindi gasura nkana rihera. Gasura nkana sha. Gasura nkana. Karame boss. Ariko ubundi iryo zina gasura. Urana nigenza niko gasura. Ngenza guhamagara kangahe gihe. Boss mbabarira rwose nakazi keshi nayo ifite yara ntabwo numvaga ibyombo byasakuza. Aho gushobora kufite ikibazo cyo mu matwi. Oya boss. Ariko gasura ubundi urampemba cyane nge nguhemba. Giye kimomo urampemba cyangwa ndaguha. Ni wowe memba boss ndanagukunda cyane. Nkanda akunda amafaranga ngo hano kanzane ahubwo burya. Umva rero nkubwire gasura nkana. Nubwo buri uri igicucu ariko ujye ukorera na deal. Tugiye gupanga gahunda z'akazi uyu munsi. Yoko bujana mwohereje ahantu kure. Hari umuntu uri hano. Ngira umugore cyane ntawe ngira. Uramugira boss. Ngira umugore wacu cucu ngewe umusore nkana. Ntawe ugira boss. Nta mugore ngira gute? Nta mugore. Subiramo ngo nta mugore ugira. Nta mugore ugira boss. Ongera. Nta mugore ugira boss. Aha nta mugore ngira. Ahantu hose ugenda uvuga ko nta mugore ngira. Urabyumva? Boss nta mugore agira. Agira. Ushobora kuri igicucu. None rero nkubwire. Numva hano hagiye kuza umuntu. Icyoki. Urumva? Noneho
hano kubera uyu munsi ugiye kureba ahantu buyerera kure uranyumva singa ushaka hano uyu munsi niko nkubwiye urajya hariya hafi hariya hanyuma nyirashyano naza Yuriyana urabyumva nyama uje ninyiranja no muzi njye ntibikureba urumva ntiwinjire hano mu nzu ntaguhamagaye urabyumva gasurana ko ikinyabupfura cyawe kandi nzakurukana gasurana ese boze ko njya ngenda hano nyine nabunaza nkakomanga aho cyo nakwiyama noneho rero umva ikindi rero ngiye kukubwira ntiwinjire mu nzu ntaguhamagaye hanyuma Yuriyana naza urumva uraririmba indirimbo ngaho ririmba indirimbo zitwumva indirimbo nze bose aratwanga nge n'amabusha ariko uri muzima iyo ni indirimbo ndakubwira ushaka indirimbo nziza ibyombo turabyoza na bose agasa neza shawuri gasangana ko byemete umva indirimbo rero uri burimbe umugore naza Yuriyana iranyirashana uraririmba yewe uryamye we yewe rero kanguka burakeye uraho urumva subiramo yewe uryamye we yewe uryamye we kanguka burakeye shaka swanga nubwo ufite ikijwi kibisha ariko noneho uyu munsi ndakwemeye ore gasira mwana ko rero jewe rero kimomo ikintu ngiye kukubwira ugiye gusubira mu mirimo hanyuma gahunda niyo kandi umutinza atinze uririmba umutinza atinze kugira ngo nitegure nyine bose ariko uzagengera kandi wongezwe n'iminsi ijwe kugira ngo rigororoke biravuna gasura mu mirimo yawe subira mu mirimo yawe ubwo kandi ndakwizeye ko utari buze kuntenguha gasura ntabwo nagutenguha bose ndagukunda cyane ntabwo nagutenguha akundwe n'imbabura ujye ukunda amadongo genda sura hana wowe feke dore ikizuba zuba dore inyenyeri niko usengo suhuze cyangwa ndi kurora usuhuza ni ngoma yewe kibera inka we uri kibera inka koko ariko ni igice kibera inka uryo niko uraho neza bwiza bwa mashero uraho neza karira karijije kirimo uraho neza Misi gisabo hindukira David ni wowe izi kanzu ni ntariyana amana ye baba we niko kiberi uri kiberi inka ko ye baba we sinari ryo muntu ye baba we ntabwo ndi kubyiyumvisha ogera umpobera igiko uraho neza ndumva ndi gushisha numva ndi oya ndi uraho neza kiberi kaza neza urakoze cyane ye baba we karibu rwose karibu rwose ubundi ngewe cyangwa ndaro karibu rwose karibu ariko kimomo narakize rwose karibu kibera inka erega buriya ntabarubara rwose umeze neza jewe ndi kukureba ndumva ntarabyumva karibu nguhaga se wowe ubona wowe rega uri bwiza bw'amashira umwe budashira iroraniro ryarindi nyine kurikiza njye ntabwo ndi kubyumva uva nkubwira ntuzi na wa wundi nyiratsibura bavuga abanyakivu aho muhuriye bajya bavuga ngo Misi Gisabo rekata uriya mu mateka hari umukobwa witwaga Karira urabizi kibere ngo yari yarajijije ubundi umwami uriya Mazimpaka yari umwami w'umusizi w'umusazi w'umusinzi noneho akagira umuhungu witwaga Kirima rero aza gukunda umukobwa witwaga Karira ngo yari afite amaribora hose noneho narebaga nkabona ni wowe neza bavuga noneho Karira ngo yaragendaga akagira mu nda neza nk'aho igitunguru ni nk'ahanjye njyewe navuze nti wowe ahubwo akiri ahubwo ni wowe Karira waje mu Rwanda yagabanya ibitabo mashere ntabwo ari ibitabo amakuru se bimeze gute amakuru ni meza konje naguhaye warayishimiye gusa shene mfitemo akabazo kawe se mukunzi mbwira mvuye nawe mukobwa uwuhe sheri ibengeza mabengeza uriya secretary urese mu bibi bimeze gute se ngo muri iyi minsi mumeranye neza njyewe mabengeza aho ndi
ahubwo reka mubwire nimba utamwirukanye yagutonganije yakuvuze yavuze mu izina rye ngo yaje kugusura washatse kumufata ku ariko nyagasani ko ntabwo nari twakora ibintu oya ariko nikakubwira burase wamukunze n'iki koko ariko sheri oya shenge shimira abandi nkakurata ibisigo ibisingizo mu gisiza cy'iwacu gatambuka bavuga ati dore nyamusa n'inyange usumba bose kibasumba muri iyi si umwiza mu isi no mu busuwisi nakugereranya nande koko buriya koko uko babeshyera ingona ngo iva mu ruzi karigaturume ubwo ni ingona ngewe naba nuye mu kiyaga ngewe nkajya gusokonoza utuntu tw'uturiba twahariya hepfo mu kibande ntabwo bishoboka ndabyumva aba yikina njye sinamwemera ariko ntunzigera kimomo ahubwo sharire kamwe uzi ko nari nanibagiwe twagiye no muri re umbwire n'abandi nzakwereka kandi icyo ubambwire ariko nimba nkunda bose ubirukane jewe urabirukane icyo uzavuga jewe kuri jewe kizaba itegeko ahubwo abanza gire fata agafanta harya ukunda kunywesha kankuzanire n'akantu nyine ndabizi ukunda gake sibyo sheri naho ubundi se nzabirukana mbamare nzabirukana rwose ko nutabirukana rwose ntabwo tuzashobokana oya shingamo nagutoranije kagafata ukunda sheri akanyine kaba ari agasangira ngendo akiyo ugasomye nanjye ndasusuruka nkavuga ngo nzasogongera kuri wa musawu ubusugi aritwa nicyo biba bivuze ngira urabona sara akarira guhitiramo naho ubundi ngahumbwira harya abakozi barimo bagenda bakuvuga amagambo umbwire byose bimbwire byose secretary rwavuga Noyengiza uriya we ntaharambye bavuga ngo iki ngo njye nawe turi kumwe tumeranye neza kandi akazi barazira ku kazi igihe bashakiye hanyuma muri ba bandi bo za comptabilité bubona bimeze gute bose nta numwe ukora neza bose rwose ndashaka ngira inama wowe uko mbigenza inama nakujya nuko babirukana tugashaka abandi abo bihorere ahubwo ndashaka umuhobera shawe ntabwo nari ngore kwino sheri kwino ngwe mu gituza umutima utere maze bose kakari muri kugira ngo ibagirwe ariko ngo yewe uryawe ngo madamu naza ibintu ngatamukibagirwa ariko wajya ugira ikinyamupfura subira hanze wacu madamu naza sheri byihorere ratongera ratunyihorere naho ubundi ratumva mubwire ratu umugore avuze umugore kira ntukakite bugiye mfite umugore se buriya ni wowe yavugaga reka mubwire sheri buriya jewe iyo nateguye ikintu cyitwa umushinga ntabwo nawuzanamo ibishirira niwe nateguye ko uzaba ishami nzashingamo n'ijaya nzashingemo nyine urumva hanyuma ushibukamo amashami kiriya ni igisazi mfite hano urukundo werega ariko ubundi ubona nakugererana bose ako karirimbo kutarinyibukije ngo madamu naza ariko gasurama urasaze cyangwa waravuze ese bose ndamubwira ngo iki ratanguye muri modation umva ratnihoye oya humura ntabwo ufite igikozi hari ariko reka wibire sheri wongera wicare hato twiganirire cya kintu rwose ni discipline uriya nayo ahantu namukuye pe ariko wowe byihorere uyu munsi tugiye gukora ikirori hano njyewe nawe ndashaka ko ndirimbira twa turirimbo ukangabira za mujye umbwira ariko sheri hari izo ujye umpa ntuzito nimba ari uko ntaza gukura ubwatsi nawe rero hari ahantu uranyumira ndabikunda sheri wewe nshagiye reka mubwire njyewe uranshimisha buriya uzi ko hari ahantu ugera nkavuga ahubwo reka mubwire twigire muri gahunda tuve no muri ibi ngibi ibiganiro reka bikomereza ahandi sheri reka ibiganiro bikomereza ahandi kuko reka mubwire kiriya kitagomeza no kuturogoya cyamaze kudutesha birakabije kiriya kintu ni discipline ubundi kiriya kintu kwino rwose injira ni kare rwose injira rwose nawe ubundi se kiriya kintu cyagomba kitugera reka nze mbanze ndabure boss
ni byiza cyane ntanezerewe n'ubu ndashaka umuhanzi mabuja yari atari mushaka kubanza kuririmba ukumva yuko ijwi ryanjye rizagenda neza ndabizi yewe uryamye weye yewe uryamye weye nuja kwikura mu mashoka yewe nabuja nazawe nabuja nazawe nari nishimiye iki gikorwa ariko rero mva mubwira ikintu gihari urumva bonye message urumva ubuyobozi bugiye kuza bamenye ko ntakoze nyine ariko inzego zo mu Rwanda ntabwo zoroshye kubona umuyobozi mubi ntabwo bajya bamwihanganira rwose urumva bashobora kuba bageze ku kazi bakambura kandi kuri iki gihe inzego ziri kungenza ashobora no gufungwa sibyo babareza ni shakoshi sheri zanisha koshi yese nari zanisha koshi rwose babareza zanisha koshi sheri oya umura turakomeza reka mubwire nose oya umva mubwire sibyo nanjye sigiye sheri ahubwo reka tugende sibyo ngwino rwose wihute uhita uca hano inyuma uhita ujya ku kazi birakomeye uhita ujya ku kazi tugende ariko se ko mwahimbawe ese niko yemwe ese Yuliya wowe n'uwo mukozi wawe muri mu bikira ntimuze mumbwire niko gasura nkana se byagenze gutera ko yishimye karibu ariko karibu ese wowe arashaka kuba umuhanzi ndambwira Yuliya ariko se ngo nusuhuze Yuliya neza igikora ariko uziko sigaye mbona warabaye agakomedi uri kugenda uba agakumi umugore mwiza wiriye neza ariko urabona ko nari nakwiteguye wowe se nura mukozi wawe ko numva ngo bimeze bite gasura nkana gagiye kumva irandirimbo se gasura ariko gasura nkana yabaye mwana undi yazahera wo muri studio ngwino nyibwirire mu nzu bye buriya se azabishobora kuko birabizi nubwo yegera rwose wiriwe neza cyangwa se murasekeje so saze mwahimba nanjye urarasekeje urashaka ngwino ubwira amakuru y'umunsi umutima wakoze bose akumva kunyongera umushahara uyu mugabo wose ntaye umva reka njye mu gikoni ariko ndamwataka aranyongera umushahara bitewe na diro mukinnyi ndakina umva reka niho utahubwo njye mu gikoni ariko mukoreye diro kabisa